gutangira kubwiriza ugomba kugenda yagiye, nkamenya ko abasigaye ari abantu mfitiye message kugira ngo tuganire. Muri iyi minsi abantu benshi, nawe uragiye, uwo mukobwa niwo nashakaga. Urambabaje kweli. Ubwo se ugiye ufite umugabo? None se umuntu udafite umugabo ubwo buri agiye? N'abagore baricaye, wowe mfite na message yawe yako, nawe uragiye, ngaho hafate wigende. Uko se nimutangira 8:00, uyu mwanya muje muragiye. Maze iminsi 7 ndi mu masengesho, kandi mfite umugore mwiza nkunda, ariko naramubwiye nibihangane mu minsi 7 ngiye kubana n'Imana, nihangane, nta kibazo ngirana n'umugore wanjye, ndaheraho Uwiteka simbirarireho, atari bya bindi by'abantu babeshya. Mfite umugore nkunda kandi nawe arankunda, ariko ndangije iminsi 7 ntari kumwe nawe. Twabaye ku rusengero, nijoro ryagera tukajya ku umusozi witwa Golgota. Twabayeho iminsi 3 nijoro, hanyuma ku manywa tukirirwa mu rusengero. Iminsi 4 ya nyuma ishoje, twabaga ku musozi wa Masizi dusenga nijoro, ku manywa tukaza tukajya ku rusengero. Urusengero rwacu rwitwa Ijwi ry'Agakiza, kera hahoze ari ku Mujyi y'Amahoro. Ubwo uzashaka guhinyuza ibyo bintu azagenda bibaza, bazateze ko mwasenze amasengesho y'iminsi 7 mu cyumweru gishize. Hari abantu bameze nk'abatoma bemera ari uko babonye. Ntabwo ngira ibiryo byinshi, ariko sinyasengera ibiryo. Ikijyanye n'ibiryo singisengera. None wakibaza ko ntacyo mpfa n'umugore ari shushusheri, nkaba ntagiye gusengera ibiryo, wambaza ngo kuki naraye iminsi 7 hanze. Icyo nari nshatse kubabwira, nta masengesho abo wabasha gusenga ku buryo Satani aguhunga. Uranyumvise? Kubera iki? Bibiliya igaragaza ko Yesu yasenze amasengesho y'iminsi 40 ukongeraho n'amajoro 40, ariko ntabwo byigeze bituma Satani atamusanga. Uze kucomora wa mugabo, umbwire ndaza kugabanya, ariko imikoro isubizaho yariri ubundi udete. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa senze kongera mvuge, ndibuka ubwashize naje hano mikoro murayiniga, ndavuga yishyira hasi, nta imbavu ziri kurya. Igituma mikoro ibaho ni ukugira ngo nyine abantu bavuge kandi badasaraye batavunitse. Simuvane mu mwuka kandi, kuko nawe ngufitiye message. Narivuze ngo nta masengesho abaho ushobora gusenga yatuma abadayimoni baguhunga. Niki kizatuma Satani atagushobora? Abarozi bagakozaho ntibagushobore, abanyamagambo bakaza ntibagushobore, biriya bikazi ntigushobore, ibibazo bikaza ntibigushobore. Bibiliya avuga ngo itorero ryanjye, numara kuyimaneza ndayibwiriza. Bibiliya avuga ngo itorero ryanjye ryubatse ku rutare, ngo naho amarembo y'ikuzimu
Amen. kandi ndi umwigisha udafiniwe. Aravuga ngo umuntu wumvishe ijambo ryanjye yarangiza akarikomeza ngo wameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ibanga Satani akoresha uyu munsi murimenye, ni ibanga ryo kubakereza mu bindi bintu Satani bitazamubuza kuza kubatsinda. Ni ibanga ryo kubahuza ijambo ry'Imana, mukabaho mubyina, mukabaho mwiyinika mu mazi mujya za kanyarira, ariko mu mitima yanyu nta jambo ririmo. Dawidi aravuga ngo na iza periodota, nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagira gute nagucumura. Hereza Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ijambo ry'Imana Dawidi yaravuze ngo ni umutsima. Haleluya. Ariko arongera aravuga ngo ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye. Aravuga ngo ijambo ryawe niryo ryanzuye. Mbibutse ko Imana ivuga mbere ariko isohoza nyuma. Imana ivuga mbere ariko isohoza nyuma. Kubera iki? Iramutse isohoje muyomba gikora, hari abazabyitirira muyomba. Iramutse isohoje ubwenge bwawe kubera ko ufite lisansi aribwo bukiri gukora, wazajya ugira ngo digiri yawe niyo utumye ugera kuri iyo revo. Iyo ari Imana izakora alawatopa. Iyo ari Imana izakora, izindi nzira zirafungwa. Nubona hari inzira ziri gufungwa, ariko Imana mwaravuganye, uzamenye ko yahagurutse. Uzamenye ko yahagurutse. Jambo ry'Imana no kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuhuza umutima k'umukene. Nonaha ndahaguruka, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Niba abantu bahagaze, Imana igiye guhaguruka. Niba amagambo abaye menshi, Imana igiye guhaguruka. Abumva yahaguruka batera haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imana ihaguruke, nihaguruke. Imana ihaguruke, nihaguruke. Bwana Yesu asifiwe. Tala wazo tapesta enole takota tawazo predefa. Wowe bika ijambo ry'Imana, bika ijambo ry'Imana. Jambo ryarambwiye ngo yaduhamagaye niyo yo kwizerwa no kubikora zabikora. Imana ihaguruke, nihaguruke. Abantu bafite ibintu barambiwe bumva Imana yahaguruka batere haleluya. 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 Rera wazotape kizatuma abadayimoni batagushobora. Ntabwo ari amasengesho menshi, ahubwo ni ijambo riri mu mutima wawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndagira ngo nkubwire inzara Imana ivugaho, iyo ntigutera ubwoba. Umugabo Imana ivugaho, uwo ntagutera ubwoba. Abarozi Imana ivugaho, abo ntibagutera ubwoba. Ubushomeri Imana ivugaho, ko ntibugutera ubwoba. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana abavuga batera haleluya.
ishimwe. Mubwire ngo ikizatuma batagushobora ni ukuzubaka ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ukuzasenga menshi, Hallelujah. ntabwo ari ukuzajya kwiyinika ibyumba. Oya 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 oya, abadayimoni ntabwo bakangwa amazi wiyinitsemo, ntabwo bakangwa yuko wiyirije ubusa. Abadayimoni bazakangwa nuko wubatse ku ijambo ry'Imana. Yesu ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, uretse nako karozi muturanye, naho amarembo yako yazikuka, uretse n'iyo nzara na covid yaraje irananirwa, uretse nabo bagusebya Imana yabukoze bavuga, uretse nabo bagutaye baragutaye uracyariho. Naho amarembo wasire baratakota yazikuka. Mubwire ngo ntazagushobora, mubwire ngo ntazagushobora. Aba barozi ntibazagushobora, iyo nzara ntiyagushobora. Uri umushinga w'Imana, ijuru ryakwizeho, wavuganye n'Imana. Abantu bari batera haleluya. Amen. Imimaro 5 y'amasengesho kizatuma abadayimoni batagushobora ni igiki? Ni ijambo ry'Imana. Hanyuma umumaro wo gusenga, ndafashijwe. Kamvuga ka ubundi bahe message dusenge. Imimaro 5 Bwana Yesu asishiwe. Ikizatuma abarozi batagushobora n'abanyamagambo ni iki? Ni iki? Yesu we. Ni igiki? Ni igiki? Hanyuma mufatire mu kiganza umubwire ngo Imana yawe ingana n'ijambo bitse mu mutima wawe. Iyo mpamvu uzabona hari abantu biyiriza 3 ariko igikeri cyakikubita hasi bakavuza induru. Burya si ikibazo cy'igikeri cyaguye, ni ijambo ry'Imana rikeya riri mu mutima. Noneho imimaro 5 yo gusenga. Cyambere, amasengesho ikintu amaze niyo nzira yonyine ikora 24 kuri 24. Amafaranga ntiyaguhuza n'Imana, umugabo ntiyaguhuza n'Imana, abazungu ntibaguhuza n'Imana. Inzira yo gusenga niyo nzira Imana yabonye iravuga ngo umukiri uzayinjiramo uwo tuzahura, ingumbi izayicamo iyo tuzahura. Yabayakota. Inzira y'amasengesho niyo nzira yonyine ihuza umuntu n'Imana. Ntabwo mubyumvise. Yeremiya 33 haravuga ngo ntabaza ndagutabara, wereke ibikomeye biruhije utamenya, ibyo umwana w'umuntu atabasha kumenya. Hanyuma y'usomye ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya 10, amagambo aravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka riza kuri Koruneliyo riti, yewe Koruneliyo we, gusenga kwawe ndetse n'imirimo yawe byazamutse kuba urwibutso imbere y'Uwiteka. Amasengesho ni inzira iduhuza n'Imana. Iyo twasenze Imana iramanuka igaca mu muyoboro w'amasengesho. Abantu basenga haleluya. Amen. Nubona umuntu afite isente ariko atazi gusenga, uwo ntazagutera ubwoba. Ko nangiye kubona si ubuhanuzi bumanuka, kandi nshaka ko Mana fasha buze nyuma y'ijambo, kuko ndashaka ko abantu barya icyanditswe cye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Umumaro wa 2 wo gusenga. Haleluya, haleluya, Amen. Gusenga niho honyine ushobora kubona amakuru yizewe atari
gutangaza ngo imvura iri bugwe mu kanya ntize kugwa. PTN ishobora gutangaza ngo uyu munsi izuba riracana nimugoroba imvura ikagwa. Ariko iyo wasenze hamanuka amakuru ataya BBC, ataya TV1, amakuru avuye Siyoni. Haleluya. Amen. Aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa kure ahatagera ibyaha. Umunsi umwe zawinjiramo. Umuntu usenga abana n'amakuru. Iyo uba mu bihe byo gusenga ubana n'amakuru. Inzara iraza ariko ukaba uyifiteho amakuru. Ubushomeri buraza ariko ukaba ubufiteho amakuru. Abantu barakuzinga bakabikora baguciye inyuma wisinziriye, ariko wasenga Imana ikaguha amakuru y'ibyo wari usinziriye. Bibiliya ivuga iki? Yego rati Imana iguha amafaranga. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo umunsi umwe umwami yarose inzozi ngo arangije ngo ibitotsi biramufata, ngo bucya mu gitondo afite ubwoba ngo ahamagara abapfumu ngo bakubita inzuzi. Zimwe ziragarama izindi zaga kugarama kereka izindi mbaraga. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Gusenga Imana iduha amakuru. Gusenga Imana iguha amakuru y'umugabo wagiye gusambana mutari kumwe. Kubera kuzi gusenga Imana ikaguhereza amakuru. Aba bantu bari hano ngo batere haleluya. Amen. Amen. Inzuzi byanze, abanyabwenge babyanze, abajeogarafi byanze, baravuga ngo ariko hari umuhungu. Abantu nibakubwira ngo ntuzabya, uzababwire ngo ni mu mwanya senge. Hakako mucyumva. Abantu nibakubwira ngo urubanza bazakugura, uzababwire ngo ni mu mwanya. Abantu nibakubwira ngo uzasubira mu cyaro, uzababwire ngo shingiye ku isente nasubirayo. Ariko mbere yuko subirayo ni mu mwanya mbanze ngire gute. Daniyeli abwira umwana ati ibyo ntawe wabishobora, ariko inzira y'amasengesho ibyo birashoboka. Aravuga ngo ni mu mwanya se. Bibiliya avuga ngo agiye gusenga ngo arerekwa abona ku kibambasi. Bwana Yesu ashikiwe. Amen. Ngo nuko arotorera umwami za nzozi. Iyo usenga uba ufite amakuru atandukanye n'aya TV1. Umuntu usenga abana n'umugabo umuciye inyuma ariko abizi, hanyuma kubwa amakuru yahawe ntarusohokemo kubera amakuru yahawe. Bwana Yesu ashikiwe. Icya gatatu umumaro w'amasengesho rimo ndafasha. Amasengesho nicyo bita intumwa ndakumirwa. Ntabwo mubyumvise? Amasengesho ni intumwa ndakumirwa. Ukinge ntukinge, umuntu uzi gusenga ntabwo bamukingira. Gusa Bibiliya iravuga ngo mu gihe cy'Abayuda, igihe bari restafodeta ngo igihe bari mu buretwa, ku gihe cy'umwami ngo ndetse n'umuminisitiri wari wafashe
witwa Moridekayi agafata icyemezo cyo kumubamba. Ngo abayuda baragiye babwira Esiteri uwitwa Hadasa, bisobanurwa ngo inyenyeri, baramubwira ngo icyatumye Imana igutoranya ntabwo wari ku rutonde, ngo ahubwo kwari ukugira ngo ugire umumaro igihe gisa n'iki. Iyo Imana ikubonamo umumaro igushyira ku rutonde zitagusizeho. Iyo Imana ikubonamo umumaro ikwicaza mu mwanya isitakwica. Iyo Imana ikubona mu mumaro iguha inzu ahantu utari kugira inzu, ikubakira aho utari buzubake. Semeni haleluya. Imana iravuga ngo icyatumye ngusigaza ikerete ntabwo ari uburinzi bwinshi, ahubwo kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ngo ariko babonye Esiteri ntacyo abikozeho, baramubwira ngo ucecekere, hari ibanga wibagiwe, tuzi gusenga. Mbabwiye ngo icya gatatu, amasengesho ni ikinyabiziga ndakumirwa. Umuntu uzi gusenga nushaka ukinga urugi upfa. Isengesho risanga umwami asinziriye, risanga iki? Asinziriye. Rimwiba igitabo, rimaze kukiriba rirakibumbura, ryandikamo ngo aho abayuda bagomba gupfa, abanzi babo nibo bagomba gupfa mu cyimbo cy'abayuda. Isengesho rifite ubutware n'ubushobozi bwo gutumika rikagera imbere y'uwoterira rikamunika, utiriwe ukoresha amagambo, rikamuniga, rikamubwira ngo uyu mudamu arantumye ngo rekura umugabo wawe. Iyo uzi gusenga ntabwo wisobanura, aho kwisobanura utuma isengesho. Iyo uzi gusenga alawadoka, ijambo rivuga ngo ab'igihugu, abanyetorero ngo bumvise ko Herode araye ari bwiyongeze nde Petero. Umuntu ufite urufunguzo ntajya apfa. Mubwire ngo Imana ikumpera urufunguzo. Muzi impamvu Yakobo yapfuye bikemera akamukerera igihanga? Nta rufunguzo yari afite. Imana yabwiye Petero ngo kubera ko umpishuriwe si inyama n'amaraso, icyambere nzaguha urufunguzo. Icyo uzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kigize gute? Bwana Yesu asishiwe. Bibiliya avuga ngo abitorero bagize umwete wo gusenga, ngo araye ari bwiyongeze Petero ngo amugire deseri mu minsi mikuru ya Pasika. Ngo abitorero bagira umwete wo gusenga, ngo amasengesho ngo aragenda. Ageze ku rugi, Petero yari asinziriye, ngo ageze ku rugi amasengesho abwira urugi ngo twe turi iki? Turi amasengesho. Ngo urugi ruribwiriza rugira gute? Rurakinguka. Amasengesho ageze ku munyururu abwira iminyururu ngo twe turi iki? Turi amasengesho. Ngo iminyururu iribwiriza igira gute? Nikinyabiziga ndakumirwa. Ngo hanyuma ngo ahageze ngo asanga Petero ngo yasinziriye yagone. Tekereza umuntu wabonye mwene se bamukata igihanga, ariko kubw'imbaraga z'amasengesho ziri kumwe nawe ngo yararyamye arafuru. Ari uw'iki gihe azi ko ari bupfesha, ntabwo yasinzira. Ariko iyo ufite amasengesho aratopa ngo arasinzira. Amasengesho marayika ngo araza ngo aramukomanga, aramubwira ngo tugende. Ngo asohoka ameze nk'umuntu uri kurota. Iyo uri umunyamasengesho uba ufite icyo bita ikinyabiziga ndakumirwa. Icyakane, amasengesho ni imbaraga zirinda umuntu igihe Imana itaramusubiza. Ntabwo mwabyumva. Amasengesho abitorero basenze yatumye Petero aryama arasinzira, yirengagije inkota zishe mwene se.
Yesu ashimwe. Dusome ijambo ry'Imana. Zotikito pestafo